Turagushimiye Mana wewe Israeli kitaletea mahanga turaguhimbaje n'amana twabanye natwe watugiriye neza Mwana ikintu gitaramo twakubonye twabonye imbaraga zawe Mwana n'izina rya Yesu Mwana tugiye gutandukana n'amami Mana yacu turagusaba n'amana cyangwa wese Mwana Yesu shamani wese Mana yacu yakomeje Mana y'isezerano yoga kandi urabuzase Nachali kura umwami Yesu yagiye gutandukana n'abavandimwe bagiye kujya mu modoka mwami Yesu ubane nabo mu nzira bice imbaraga zawe umwuka w'Imana ubabeho ubane na shoferi mwami Yesu abana basinzire neza bagere mu rugo mwami Yesu umwuka wazawe uzibigurese natwe dusigaye ngahe Mana yanjye gahunda twihaye duse amaboko yawe twineza imiryango yacu yose neza mwami Yesu urakoze mwami twumvise dusengera abana mwami Yesu buzuza imbaraga zawe umurimo bakora bagatendebukirwa mwami Yesu bakoresha izi imbaraga zikomeye yo guhesha icyubahiro izina ry'Imana z'amashimwe Mana indirimbo z'icyubahiro cy'Imana indirimbo z'Imana n'ijuru indirimbo zegeza Imana Mana zihindura akazi kawe gasinda abanyuze izindi bozi Imana Yesu irabohoka Mana nicyo dukeneye muri uyu munsi Mana yanyuma ugiye gusobanukirwa ugiye gutegeka ugiye gusabiza ibyacu Mana Yesu wadusezeranije ubutunzi bwose bwiza Mana bw'amahoro urukundo kumenya izina ry'Imana gusobanukirwa ubishinga ryawe imitima yacu Mana ngaho tugiye gutandukana turabasengeye Mana Yesu izi ntambwe bateye
uzigarure mwami Yesu, uzihe umugisha mwami Yesu. Nta yindi ntego yabazanye urukundo mwami Yesu, kandi abantu bakora mu rukundo mwami Yesu baba bujuje umugambi w'Imana kuri ino si. Ushima kuri urukundo mwami Yesu, ugiye gukora mu rukundo mwami Yesu. Shabye umugisha Mana kuri mukuru mwami Yesu, n'umuryango wiwe n'urugo rwe mwami Yesu n'amadame wiwe. Mana umugisha kuri uyu mukuru mwami Yesu, umugisha w'Imana kuri mukuru mwami Yesu. Wuzuza imbaraga Mana, kuranga afite mwami Yesu zose twise mu kuboko kwawe Mana, ngo uzimufashije mu mwami uko prononce izina ry'Imana, manifestation akoresha umugambi mwami Yesu. Senga Imana munyurwe naereke mwami Yesu n'abana babo babiri batatu babahaye, ubaha umugisha mwami Yesu, bakuriye mu burere bw'ijambo ry'Imana, bamenye izina ry'Imana mwami Yesu, ubarinde, ubaha imbaraga zo kurera abana Mana mu kino gihugu, ubaha ubwenge n'umugisha mwami Yesu. Abana bagira umugisha kuba ari bo babigisha, abantu babakoraho bose mwami Yesu, babone mw'abana b'Imana, babone mw'abana buzuye ubwenge. Umwuka w'Imana waho mwami Yesu ibikorwa bakora, amajwi barangurura baririmbira Imana. Turagushimiye mwami Yesu, bane nabo mwami Imana. Dusenge Denise mwami Yesu, ndahayakora byose bitubere byiza, ibyo yifuza kugeraho mwami Yesu. Umuha amahoro y'Imana, umugisha mwami Yesu, ibyo yifuza kugeraho mwami Yesu, ubimugezeho Mana, ashima izina ryawe. Umuhamagaro wo muhe kuririmba, kurangurura, avugira Imana. Mana umuha imbaraga Mana, umurinde kudenderekirwa, umuzuza imbaraga uje kurindezo Mana, umuhize umutima wifuza mwami Yesu, ibyo yiga Mana, umwagurira imbago, ibyo yifuza bigera ku buntu bwawe Mana. Usaba umuryango we, ababyeyi bamuretse akaza Mana kudusura, wamugisha mwami kandi uburyo Imana yawe Mana. Sabiye nera Imana n'urugo rwe n'abana be, umugisha w'Imana ubeho, amahoro y'Imana tuko yamenywe n'umuntu wese, abe kubigonganira Imana yatwitabye. Sengeye mwami Yesu kamikazi n'abana be, ubagire neza, bari mu mashuri ubaha imbaraga, bifuza akazi, ubaha umugisha urugo rwe Mana ruhaguruke mu Bugande. Amahoro y'Imana yawe mwami Yesu, wakumugisha ku bugande banje, umuhuza umutima we wifuza amahitaji y'ubuzima yazi mwami Yesu. Dusengeye amesi Imana umugire neza Mana, umugisha Mana, turamusengeye ibyo ari gukora byahategura byose Mana. Ubukwe bwa Yabesi uzabuhagarare mu mwami Yesu, izina ryawe rizamenyekane kuri hagati muri we, ibyo akora byose byiza bibeho mwami Yesu. Kandi imiryango y'abera bose Mana, ndagushimira ku bwa Naomi, umugisha mwami Yesu, umugisha Mana imitima yacu ugereza Mana. Umuryango w'umuyoboke Mana muse maboko yawe, wewe ishimwe ryawe Mana, ibyo bakenye byose Mana, icyiza bagushakaho, ibi ntambwe y'umuyoboke Mana gucuranga kuva ubu nyine ntasubira inyuma Mana. Ndamusengeye inzira Mana uyice Mana, ibimworohere Mana, kuva ubu nyine mwami Yesu, aho bashaka amaperi mwami Yesu bose bazibone Mana, kubone Mana, abagiye gusaba amashuri, abagiye kwinjira muri za Mana za basure mwami Yesu, abashaka abagore, abashaka abagabo Mana, ngaremye mu gitondo ca none. Ndagushimiye ko twumvishe batugire neza, ndagushimiye mwami Yesu akoze. Gusabwa muri ubu bucaniro bw'ejo mwami Yesu, amateraniro y'ejo cyase mu kuboko kwa mwami Yesu, azaze mu bushani imbaraga z'ijambo ry'Imana. Dusenge Imana shoferi mwami, nibagire imbere akaguma ko bashaka turagushimira, nuko ko dukomeye amashyi twumvisha mwami Yesu. Amen. Karibu.